Twongeye kubaha karibu n'ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV. Imana ibaha umugisha. Twongeye kugaruka muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana kandi dukomeje kubashima ko mukomeje gukora subscribe. Imana ibaha umugisha. Tugeze mu kanya rero k'ijambo ry'Imana, akanya keza cyane, akanya keza ko gusabana n'Imana, akanya keza ko kuganira n'Imana. Reka tubanze twiragize Imana kugira ngo itwambike imbaraga za Mwuka Wera. Urakoze Uwiteka Imana yacu, urakoze kuko utwemereye uyu mwanya, urakoze kuko utwicazanye n'ibikomangoma, urakoze kubw'ijambo ryawe tugiye kumvira hano hantu. Ijambo ryawe ni umutsima udasembuye, ijambo ryawe ni umutsima umuntu arya akagira imbaraga. Ijambo ryawe tugiye kumva aka kanya, reka rigira aho rituvana n'aho ritugeza, reka ritubere impamba izatugeza iwawe mu ijuru, reka ritubere esikariye ituzamura, aho kugira ngo ritumanure hasi ahubwo rituzamure. Twiyamye Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu, twiyamye imyuka mibi yose yaturogoya mu izina rya Yesu, twiyamye rutindagezi na nyirakagenza batugenza amagambo, batuha ibitekerezo byo ku byo twasize, abo bose turakumire dusize hanze, turakandagira inzoka na soropiyo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turasabye Mwuka Wera kugira ngo amanuke abane natwe, turasabye marayika murinzi kugira ngo amanuke akumire ibitero bya Satani byose bituma tutavuga ijambo, ibituma tuvuga ijambo turimanganya, ibituma tuvuga ijambo tudashize amanga. Ibyo byose turakumira kure. Duhamagaye Mwuka Wera ngo azabane natwe, duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye Mwuka Wera murinzi. Urakoze Data kuko ubyemeye, urakoze kuko utwohereje Mwuka Wera udufasha, urakoze kubw'ijambo tugiye kumva. Reka abagiye kuryumva Data rigire aho ribavana rigire n'aho ribageza. Urakoze kuko ubyemeye, tubisabye twizeye imbaraga zawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane bakunzi ba Ruyenzi TV muduteze amatwi, ndetse turabishimiye kuduha umwanya nk'uyu nguyu wo kudutega amatwi. Ni ishimwe rikomeye cyane, n'imbaraga z'Imana. Twebwe ku bwacu tuvuze ijambo nta muntu duteze amatwi ntacyo twakwishoboza. Ku mwanya tuvuze ijambo nta baduteze amatwi ntaho ryagira riva n'aho ribajyana. Turasaba umuntu wese wumvira ijambo kugira ngo rigire aho rimuvana rigire n'aho rimugeza. Data turakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zikomeze kubuzuramo mu izina rya Yesu, amen. Reka tudatinze tubwire umukozi w'Imana adusomera ijambo riri mu kubara ibice byaho ni 6. Turahera ku murongo wa 22 turageza ku murongo wa 26. Imana iduhane umugisha. Ni karibu umukozi w'Imana. Amina. Amen. Kubara 6:22. Yego. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugisha abatambyi basabiraga Abayisiraheli. Umugisha abatambyi basabiraga Abisiraheli. Iyo ni titere y'amagambo cyangwa se umutwe w'amagambo. Yego. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni ndetse n'abana be Uti uku aba ariko muzajya muhesha Abayisiraheli ati umugisha. uku aba ariko muzajya muhesha Abisiraheli umugisha muti. 24. Yego. Uwiteka aguhe umugisha. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. 25. Yego. Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Uwiteka akumurikishe mu maso he kandi Uwiteka akugirire neza. 26. Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro, amen. Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro, amen. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni, Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be uti uku aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha. Yesu nashimwe. Uwiteka ngaha yabwiraga Mose aramubwira ati uku nguku muzajya muhesha Abisiraheli umugisha w'Imana. Mubwire Abisiraheli ati Imana ibaha umugisha, Imana ibakomereza imbaraga, Imana ibakomereza amaboko, Imana ndetse ibarinde mu nzira zose munyuramo, Imana ibarinde aho mutambuka se n'aho mugenda. Iri ni itegeko Uwiteka yabwiraga Mose ati bwira Aroni ndetse n'abana be uku nguku muzajye muba ariko mukora. Ntabwo Uwiteka rero yabwiraga Mose ngo abwire Aroni n'abana be, natwe aratubwira uyu munsi aratubwira ngo uwo muhuye wese umusabira umugisha. Ukwiriye gusabirwa umugisha mumusabira umugisha, ukwiriye gusabirwa umuvumo nawo mumusengere, kuko ijambo muri njye yaravuze ngo niba ufite abanzi benshi ngo uhaye kiraka, ngo ujye ufata umwanya wo gusengera barya bose bagukenyera amenyo kugira ngo barame, kugira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izanyuze kugira neza imbere yawe bakiriho. Aya ni amagambo Uwiteka yabwiraga Mose abwira
Aroni n'abana bati muzajye musabira Abisiraheli umugisha. Abisiraheli yabwiraga Aroni ni twebwe. Abisiraheli yavugaga ni wowe, ni njyewe, ni bariya, nta bandi bantu yavugaga. Yesu nashimwe. Uyu munsi musabiwe umugisha n'Uwiteka, uyu munsi muhawe umugisha n'Uwiteka, uyu munsi muhawe imbaraga zikomoka ku Uwiteka, uyu munsi muhawe imbaraga zikomoka ku Mwuka Wera. Uyu munsi Imana ibasange kandi Imana ibagirire neza. Yesu nashimwe. Ukibaza ati se umugisha dusabirwa n'umugisha w'iki? Yesu nashimwe. So birumvikana tuvuka mu miryango itandukanye, bamwe duturuka mu ntara zitandukanye, tukagira umugisha tuzana. Hari umugisha duhabwa n'ababyeyi, hari n'umugisha duhabwa n'Imana. Yesu nashimwe. Umugisha w'ababyeyi iyo bamaze kuvuka abana bagakura baguhesha umugisha, bakagusengera bati Mana ndakwinginze aba bana banjye uzabahesha umugisha. Ariko icyitonderwa ntabwo ariko twese tuvuka mu miryango isaba ababyeyi umugisha. Hari n'abavuka bakabatangaho ibitambo. Yesu nashimwe. Umubyeyi akabyara umwana, yamara kumubyara akamutangaho ibitambo, ubwo niwo mugisha aba yamusabiye ku Mana yasenga. Umubyeyi nanone yabyara akabyara umwana, ariko uwo mubyeyi akaba yarakuriye mu Mana, yaravutse aho basanga bari mu Mana, nawe agakurira mu Mana. Yabyara umwana nawe akamutoza inzira y'Imana, akamujyana mu rusengero akamusabira umugisha, avuga ati nsabiye umugisha uyu mwana wanjye. Hari amagambo tujya twaturira ku bana, ukabwira umwana ngo ni igicucu. Ese iyo ubwiye umwana ngo ni igicucu, niwo mugisha uba uri kumusabira. Nyamara iyo wari uzi ko arenga hakaba igicucu. Ariko mu byo akora byose uvuga ati mwana wanjye ndagusabira umugisha, ndagusengera ku Uwiteka, ndagusabira imbaraga z'Imana kugira ngo Mwuka Wera ajya kugendagenda aho ugenda hose, aho ujya kwishura, aho ugenda mu nzira. Yesu nashimwe. Ariko ngo Uwiteka yabwiye Mose ati bwira Aroni ndetse n'abana be ngo muzajya muba ariko musabira umugisha Abisiraheli, mubasabire umugisha ku Mana. Yesu nashimwe. Ni ijambo ry'Imana riryoshye, ni ijambo ry'Imana ushobora gutekereza ati iri jambo ese ni njyewe ndi Umwisiraheli? Ese iri jambo Mose na Aroni ni njyewe basabiraga umugisha? Ese nindi? Ni ijambo nawe ukwiye gutekereza ukibaza ngo uyu mugisha ni njyewe wawusabirwaga. Yesu nashimwe. Reka twihute cyane, ntabwo turi butinde uyu munsi, tugende muri Zaburi ya 90, turahera ku ibice 90, turahera ku murongo wa 13, turasoreza ku murongo wa 17. Imana iduhe umugisha. Reka dusabe umukozi w'Imana n'ubundi akomeze n'ijambo ry'Imana kugira ngo tugabane umugisha. Zaburi ya 90 umurongo wa 13 baravuze ngo Uwiteka garuka, ko watinze uzageza ryari? Uwiteka garuka ku buzima bwacu. Uwiteka garuka ku bwoko bwawe. Uwiteka garuka ku Bisiraheli. Ati ko watinze abagaragu bawe uduhindurire umutima. Yego, ko watinze ngo abagaragu bawe ugira gute? Uduhindurire umutima. Mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe. Icyitonderwa mu gitondo ujye uduhaza imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Kugira ngo tuzajye twishima, nitumara kwishima icyitonderwa tunezerwe iminsi yacu yose. Apana ibintu by'imibabaro, mu gitondo ndababaye, saa sita ndishimye, nimugoroba bigenze gutya. Oya, utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi wagize gute? Watubabarijemo. Icyitonderwa, hari iminsi Imana yatubabaje, hari iminsi Uwiteka Imana yatubabaje, ariko ijambo ravuze ngo uzaza ryari garuka, kugira ngo twishimishe iminsi watubabarijemo, kuko twarababaye turahangayika. Ikiganiro twakoze ubushize twaravuze ngo ntabwo tukigira ku munyeshuri umwarimu ari kwigisha, nyamara yaba twigiraga ku munyeshuri umwarimu ari kwigisha, hari aho Uwiteka Imana yatuvana n'aho yatugeza. Ahubwo tureba akababaro umuntu afite, ntitutekereza ngo dushake impamvu yatumye uwo muntu ababara. N'imyaka twabonyemo ngo ndetse n'imyaka twabonyemo ibyago, ntabwo ari iminsi watubabarijemo gusa, kuko nubwo hari iminsi twababaye, hari n'imyaka twabonyemo ibyago. Yego, umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe. Ngo umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe. Gukomera kwawe kumenyekanire mu bana bacu. Gukomera kwawe kumenyekanire hehe? Mu bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe. Haleluya. Ni ugukomera nikumara kumenyekanira ku bana bacu, ndetse n'ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu
bube kuri twebwe. Yesu nashimwe. Mwindi yavuze ngo bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana, wongere umubwire ngo urasa n'Imana. Ijambo riravuze ngo ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bugaragarire kuri twebwe. Ni umuntu nagenda umubone mw'Imana, dore ko turemwe mu ishusho ry'Imana. Umuntu naba atakumenye mw'Imana ntumubone mw'icyo ngicyo, ntumubone mw'icyo ntazi. Hari ingeso dufite kugira ngo tudore ukuntu umuntu asa, nyamara uwo muntu wibuke ko nawe yaremwe hehe mu ishusho y'Imana. Kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu. Ngo nyuma yaho nurangiza udukomereze imirimo y'intoki zacu. Imana iguhe umugisha. Imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Nuko imirimo y'intoki zacu ugira gute uyikomeze. Amen. Yesu nashimwe. Ni ijambo rivuze ngo Uwiteka agaruka ko watinze abagaragu bawe. Yesu nashimwe. Abagaragu bawe turagutegereje. Waratinze, waragiye uratinda, ariko icyitonderwa garuka kugira ngo utwishimishe iminsi ingana n'iminsi watubabarijemo, ngo ndetse n'imyaka twagize gute twaboneyemo ibyago. Yesu nashimwe. Ubwo gukomera kwawe niko ijambo rivuze kumenyekanire ku bana bacu. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Ni ijambo ry'Imana turi kumva aka kanya. Ni ijambo ry'Imana ushobora kumva uko wowe utaryumva. Njyewe ndaryumva cyane nkanarikomeza. Wowe iyaba nawe waryumvaga nk'uko ndyumva, ndetse byaba akashuka renzaho ukaryumva kurusha jye waryigishije. Yesu nashimwe. Ni ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana arisomye neza cyane. Reka tumusabe yasubiremwo umurongo wa 16. Umurimo wawe ubonekere abagaragu bawe. Ngo umurimo wawe ubonekere abagaragu bawe. Kuvuga ijambo ry'Imana bitubonekere, kuririmba no guhimbaza bitubonekere, ndetse no kuramya. Yesu nashimwe. Gukora neza mu bantu aho tugenda bitubonekere twebwe abana bawe. Gukomera kwawe kumenyekanire mu bana bacu. Gukomera kwawe kumenyekanire mu bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twebwe. Kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu. Kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu. Nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Amen. Imana iguhe umugisha. Urakoze Mwami Imana yacu. Urakoze kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe haraho rituvanye naho ritujyanye. Twumvise ko ijambo ryawe data riravuze ngo ugaruke kugira ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twababereyemo ndetse n'imyaka twaboneyemo ibyago. Kandi iratubwiye ngo imirimo y'intoki zacu uyikomeze, kandi n'ukuri uyikomeze. Uwiteka ngo gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu, kandi ubwiza bwawe kumenyekanire kuri twebwe. Urakoze kuko ubyemeye ko imirimo y'intoki zacu ikomeza. Urakoze kuko wemeye ko ubwiza bwawe bugaragara kuri twebwe. Urakoze kuko wemeye data ko gukomera kwawe kumenyekanira ku bana bacu. Urakoze nyakubaha Imana. Urakoze kubw'ijambo ryawe. Dusabiye umugisha buri muntu wese wumvise iri jambo. Dusabiye umuntu wese databuja wumvise iri jambo ryawe rikagira aho rimuvanye naho rimujyana. Urakoze Nyagasani. Urakoze nyakubaha Imana. Tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.